undema mu ishusho yawe. Yes, uri mwiza mana. Reka rero nakire abakozi b'Imana nyine babanze batwibwire. Yes, mwabikaze muri studio za radio Inkoramutima. Umwami Imana abane namwe. Muraho neza? Mwegere mikrofone zanyu hanyuma ego mwahawe akanya kugira ngo musuhuze abantu baduteze yombi muri aka kanya. Mwabibonye ko je namaze kubakira. Turabashuje mu izina rya Yesu. Abakunzi b'Inkoramutima, tunejejwe n'Imana kuba turi hano nk'abaririmbyi ba korali Garedi yo kwitorero rya Nyakabanda. Buriya nari nabitsinze nanze kubivuga ngo mwebwe muze guhita muririmba hanyuma abantu tuze ko babaza nimba babazi mu majwi, ariko ubwo bivuze ubwo bikomojeho reka nubundi mpite nanjye nanzika. Korali Garedi ubwo hitufatiraho ubanze utubwire. Korali Garedi uvuze Korali Garedi ni Nyakabanda he? Tuzi ko ari bajya bavuga ngo Nyakabanda ya Kimisagara, Nyakabanda ya Kicukiro. Tubwire Korali Garedi neza. Korali Garedi ikorera mu itorero rya Nyakabanda, ariko paruwasi ni ya Kicukiro. Yego, ni ikorera umurimo w'Imana. Hanyuma mutwibwire mu bijyanye n'imiririmbire twumve neza nimba koko muri korali ifatika cyane. Mbere na mbere Imana niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka nubundi dutangire saba umwe muri mwebwe nubundi adushyira imbere y'Imana, hanyuma muhite mufatiraho n'amajwi yanyu meza, hanyuma ubundi tugende tubishyiramo neza. Ikiganiro cyo ninezerwa, ngira ngo uyu munsi turi butarame kandi turanezerwa. Murabyiteguye namwe? Yego. Okay. Mana nziza, Mana igira neza, turagushimye muri aka kanya, turaguhimbaje. Turi imbere y'imbaga nyamwinshi, turi hano kuri radio Inkoramutima. Ngwino ubane natwe, ngwino ubane n'abantu bose baduteza amatwi. Kuboko kwawe kwiza kube kuri kumwe natwe. Ngwino tugirire neza, turatuje ntutuze. Mana, ababyeyi bari hano kuri radio bateza amatwi. Abagabo nuko, abana bato bateza amatwi. Mwami Imana yacu, ngwino ubane natwe, ngwino ube mu ruhande rwacu. Mwuka wera yururukira aha hantu kandi uhembure imitima ya benshi. Hari abantu bananijwe n'ibibazo bitandukanye, ariko uyu munsi Mwami bahemburwe. Urakoze, turagushimye. Ngaho komeza kuba mu ruhande rwacu, kuboko kwawe kwiza kubane natwe, mu izina rya Yesu Kristo uri mu ijuru. Amen.
ningerayo nzaririmba indirimbo zishimwe indirimbo zigusingiza nzaririmba indirimbo zishimwe indirimbo zigusingiza tuzaririmba n'indirimbo oh n'umwana w'intama wanesheje 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 tuzazamura ibendera oh n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera oh n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera oh n'umwana w'intama wanesheje tuzaririmba n'indirimbo oh n'umwana w'intama wanesheje tuzaririmba n'indirimbo oh n'umwana w'intama wanesheje tuzaririmba n'indirimbo oh n'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera 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 oh n'umwana w'intama wanesheje. Yes, ngira ngo murabyumva tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama wanesheje. Yes, ngira ngo rero amajwi yabo mwayumvise nge ndumva bimeze neza ariko murandika message hanyuma tubone ubutumwa bwanyu ubundi tuze no kugenda tugerageza telefone twumve yuko biza gukunda nibikunda nabwo turabakira kugira ngo tugende dufatanya kunezerwa. Aba bantu murabumva ikorari murayumva hanyuma niba muyumva muze kumpamagara mume comment hanyuma cyangwa se ibibazo by'amatsiko ariko ngira ngo nubundi twanzike n'ibibazo by'amatsiko hanyuma turusheho kugenda tubamenya neza tugenda tunanyuzamo dutarame barimo batwiyereka hanyuma banatunganya amajwi yabo neza y'umuntu. Allo inkoramutima. Allo Karame. Wiriwe neza? Turayumva imeze neza ni karibu. Witwa nduherereye he? Nitwa Karisa Munyaneza merereye mu Bugesera. Urakoze cyane Munyaneza.
ariko ntabwo kuri telefone turi kubumva. Kuri telefone nabibonye ko harimo akabazo, ndi kugenda ngerageza kugakosora. Narengabanije radio numva ndi kubumva. Sawa. Okay, asante. Namwe nyine mujye mugabanya inyakiramajwi zanyu ubundi mutuvugishe mu gihe bitarakemuka. Yes, hanyuma reka nubundi turagenda tuganira niko nagiye mbabwira. Aro station. Alo radio Nkoramutima. Karame. Nitwa Kizimana Faustin. Yego Faustin. Iruhunde. Iyo korari iri kubikora. Okay, urakoze cyane. Hanyuma muragenda mutwandikira n'ubutumwa bugofe. Ngira ngo umuntu waje uyoboye iyi korari. Yes, alo station. Alo. Karame. Alo. Iwi ndakumva cyane. Nge ntabwo ndi kubumva. Twe turakumva neza. Ubwo ni ikibazo cy'amarezo. Ariko iyo korari yabishyizemo mukomereza aho ngaho. Yego, hari ikibazo cy'amatsiko ufite? Ntacyo. Asante sana. Telefone ariko biri bukemuke. Okay. Waje ayoboye korari yegere mikro cyane, ngira ngo reka nakira umuntu umwe hanyuma ubundi dukomeze. Okay. Ngira ngo yegera mikro hanyuma mwatubwiye ko korari Garedi ikorera umurimo w'Imana ku itorero rya Nyakabanda hari ya Kicukiro, ariko umuntu yakwibaza ngo iyi korari amateka yayo mu buryo buvunaguye cyangwa se mu ncamake, ni korari yashinzwe ryari, itangirana abaririmbyi bangahe, kuri ubu igeze he bijyanye no kwiyubaka? Ubwo ndagenda nkubaza aho dushingiye aho ngaho, natangire utwibwira. Nitwa Habakubaho Vedaste. Yego. Nk'abantu umuyobozi wungirije muri korari Garedi. Nkuko utubona korari Garedi ni korari yatangiye mu mwaka ushyira mu 1997, itangira ari abaririmbyi 8. Mbere gato yari iriho, ariko kubw'amateka yabaye muri iki gihugu haza kubamo utubazo dutuma hasigara abantu 8. Abo bantu 8 nibo bubatse korari. Kugeza uyu munsi turabaririmbyi 82. Ni urwo rugendo korari yaciyemo kugeza uyu munsi. Abaririmbyi 82 ni ukuvuga ni korari ubona y'urubyiruko, ni korari irimo abantu bakuze, harimo abagabo bangahe cyangwa se abadamu bangahe? Irimo abadamu 57, ikabamo abagabo 25. 25. Yego. Okay, hanyuma ku bijyanye n'imiririmbire kuva icyo gihe cyose kugeza ubu ngubu mufite indirimbo zingana iki? Nimvuga indirimbo, hari kuba izo mwasohoye muri studio, hari izo mubitse mu gitabo cya korari. Ni indirimbo zingana iki iziri mu gitabo cya korari buri ugereranyije? Indirimbo za korari ziri hagati ya 400 na 500. Iziri mu gitabo cya korari. Yego. Hanyuma izavuye muri studio? Izavuye muri studio ubu tumaze gukora indirimbo 2. Iziri muri studio ni 2, dukomeje gukora n'izindi. Okay, umuntu yakwibaza ngo kubera iki? Muri urwo rugendo rukomeye rwo kuva muri 97, urumva twasengeraga ahantu hatari urusengero, hitwaga ku marembo ya Nyakabanda. Muri urwo rugendo rero twatangiye rukomeye rwo gushaka ikibanza, kubaka urusengero, kwiteza imbere. Ni ukuvuga ngo ntago twari abantu bafite uburyo bwo kuba twarakoze ibikorwa biremereye, ariko kubw'umurimo w'Imana, Imana yakomeje kutwubaka ku buryo uyu munsi aribwo tubonye ko noneho dukeneye kuba twakumva indirimbo zacu zivuga ubutumwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda.
yenda ntekereza yuko nkuko wari ubisobanuye, ntekereza yuko n'ubundi hamwe n'icyo wari ukomojeho, ntekereza yuko n'ubundi iyo umuntu yumvise indirimbo mwashyize hanze, ni indirimbo wumva koko yuko irimo imbaraga kandi irimo n'ubuhanga, umuntu atashidikanya yuko umuntu agenda abona andi makorari yihutira gusohora ama audio cyangwa se ama video, ariko ugasanga mu by'ukuri bakoresheje imbaraga nyinshi kandi bivuna abaririmbyi, ugasanga n'umurimo ntabwo wabashije kugera ku ntego yawo nk'uko byari bikwiye. Bamwe bakaba banabika ibihangano byanyu, ariyo ntekereza yuko yenda habanje no kubamo kwitonda kugira ngo hatabaho kuvuna abaririmbyi bitewe n'iyo situation. Yego niko biri. Yego, ni ukuvuga ngo korali yacu igizwe n'ibyiciro bigera muri 2. Hari icyiciro cya mbere cy'abantu bakuze, hakaba n'icyiciro cy'urubyiruko. Ni ukuvuga ngo hakabamo n'abantu bafite akazi. Buriya korali igira ibice byinshi, haba harimo abaririmbyi bo kuri mikorofone, hakabamo n'abaririmbyi b'abatekinisiye mu bundi buryo, kuko buriya iyo umuririmbyi aririmba akaririmbira kuri mikorofone, hari igihe biba ngombwa ko nta bushobozi afite bwo kugura ya mikorofone. Ariko hakaba harimo n'ikindi cyiciro kitaririmbira kuri ya mikorofone, ariko akaba ari abatekinisiye bo kuba bagura ya mikorofone. Ibyo byiciro rero byose birimo, ni nayo mpamvu muri izi ndirimbo turimo gukora ntago habaho kuvunika cyane, kuko ba bantu bafite akazi babasha gusova ba bandi badafite akazi, ibintu bikagenda neza. Yes, urakoze cyane. Nubwo ari izo ndirimbo, ariko ndabizi neza ko muri korali y'abahanga kandi iririmba neza, ngira ngo abantu baraza kubimpa hano muri comment nkurikije uko nabumvise, atari n'ubwa mbere mbumvise. Hanyuma kubw'ibyo rero ikiganiro ninezerwa, utwo tubazo twaruko kugira ngo abantu babasobanukirwe neza. Ubundi reka mbahe nk'indirimbo enye, hanyuma ubundi tugaruke mu kanya, sibyo? Yego. Cyangwa ndabavunnye? Oya. Yes, nuko nguko rero. Hanyuma mwegere mikoro zanyu ubundi, hanyuma nyuma y'izo ndirimbo ubundi duhite dukomeza. Hanyuma mbabwira yuko iyo ndirimbo muri kumva n'ubundi nayo ni yabavuga ngo ineza umuntu agira iramukurikirana, ngo nibishoboka nayo baraza kuyiririmba live. Navuze nibishoboka. Yazize ibyaha byanjye nawe, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Urupfu rw'umwami Yesu rurababaje cyane, yagize umubabaro mwinshi igihe bazaga kumwica, yapfuye urw'agashinyaguro,
yasize ibyaha byanjye igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we yapfuye nk'intama agiye kuzuka azuka ari intare urupfu ntabwo rwamuheranye yarazutse ni muzima yapfuye nk'intama agiye kuzuka azuka ari intare urupfu ntabwo rwamuheranye yarazutse ni muzima turanezerewe cyane kandi twuzuye ibyishimo dutewe ishema nuko Yesu yadupfiriye urupfu rwe rwabaye irembo ritugeza mu kubw'ibyo ntituzibagirwa ubwo buntu yatugiriye turanezerewe cyane kandi twuzuye ibyishimo dutewe ishema nuko Yesu yadupfiriye urupfu rwe rwabaye irembo ritugeza mu ijuru kubw'ibyo ntituzibagirwa ubwo buntu yatugiriye yapfuye nk'intama agiye kuzuka azuka ari intare urupfu ntabwo rwamuheranye yarazutse ni muzima mwana w'umuntu ntukihebe haracyariho ibyiringiro burya n'igiti iyo bagitemye hari ibyiringiro
ibyiringiro kizashibuka mwana w'umuntu ntukihebe haracyariho ibyiringiro burya n'igiti iyo bagitemye hari ibyiringiro kizashibuka mwana w'umuntu ntukihebe haracyariho ibyiringiro burya n'igiti iyo bagitemye hari ibyiringiro kizashibuka mwana w'umuntu ntukihebe haracyariho ibyiringiro burya n'igiti iyo bagitemye hari ibyiringiro kizashibuka ubu buzima tubayeho mw'isi burababaje buragoye ariko kandi ntabwo twihebye kuko nyuma yabwo tuzishima ubu buzima tubayeho mw'isi burababaje buragoye ariko kandi ntabwo twihebye kuko nyuma yabwo tuzishima abizeye Yesu ntabwo tuzapfa tuzarama dutegereje ubundi buzima bubonerwa muri Kristo Yesu abizeye Yesu ntabwo tuzapfa tuzarama dutegereje ubundi buzima bubonerwa muri Kristo Yesu dufite umuvugizi witwa Yesu aratuvugira urababara iyo uhuye n'ibiguca intege ariko humura dufite umuvugizi witwa Yesu aratuvugira ibikubabaza bibwire Yesu reka gutakaza ibyiringiro azagufasha azagukomeza nazemera yuko izina rye ritumva ibikubabaza bibwire Yesu reka gutakaza ibyiringiro azagufasha azagukomeza nazemera yuko izina rye ritumva mwana w'umuntu ntukihebe haracyariho ibyiringiro burya n'igiti iyo bagitemye hari ibyiringiro kizashibuka
ubwoko bwanjye bwanyumviraga abisiraheli bakaba mu nzira zanjye iyo ubwoko bwanjye bwanyumviraga abisiraheli bakaba mu nzira zanjye yewe natsinda vuba abanzi babo ubwoko bwanjye bwanyumviraga abisiraheli bose ubwoko bwanjye bwanyumviraga kandi abisiraheli bakaba mu nzira yewe natsinda vuba abanzi babo nyumva mwana wanjye kandi ntega amatwi nyumva mwana wanjye ndagumva mwana wanjye kandi ntega amatwi ugendera mu nzira zanjye nzabana nawe ibyo nzagukorera ibyiza si bibi nzakurema umutima yewe nzakurema umutima n'ibyo uzabona nyinshi ngo zipfe ku bwawe kuko wambereye inkoramutima nanze ingabo nyinshi amahanga azitanga ku bwawe humura amahanga azitanga ku bwawe zipfe ku bwawe kuko wambereye inkoramutima nanze ingabo nyinshi amahanga azitanga ku bwawe humura amahanga azitanga ku bwawe nyumva mwana wanjye ndagupfa mwana wanjye kandi ntega amatwi ugendera mu nzira zanjye nzabana nawe ibyo nzagukorera ibyiza si bibi nzakurema umutima nzakurema umutima nzakurema umutima w'ibyo uzabona urarinzwe ndi kumwe nawe urarinzwe ndi kumwe nawe urarinzwe urarinzwe nawe urarinzwe nawe urarinzwe ugira ubwoba urarinzwe urarinzwe ndi kumwe nawe
kumwe nawe urarinzwe urarinzwe ndabana nawe ngenda gukunda urarinzwe urarinzwe yes Musiogo Pekwani Jesus ari kumwe ari kumwe namwe murabyumva yuko nyine subwo nanjye nari ntangiye kuvuga mu ndimira tarisi nari ntangiye kuvuga mu ndimi jya kuri mikoro urwo rwose ururimi mbo n'ururimi ariko si indimi n'ururimi murabyumva yuko Nikorari imeze neza cyane harya hari hasigaye indirimbo zingahe? Ebyiri. Imwe ebyiri. Imwe. Reka dushireho indirimbo imwe hanyuma ubundi twongere dufata akaruhuko twongere tuganire hanyuma nibiba byakunze abantu tubahe umurongo wa telefone bahamagare reka nubundi mbemerere mukomerezeho n'indi ndirimbo. Hanyuma nimero ya telefone muza guhamagara ni 0788811636 na 0728810700 hanyuma ubundi turaza kugenda tubakira nuko nguko. Zabana natwe ibihe byose turashaka kuvuga mu ndimi nk'abari mu cyumba hejuru turashaka guhanura turashaka guhamya imbaraga z'umwuka wera turashaka
guhamya imbaraga z'umwuka wera. Turashaka guhazura, turashaka kuvuga mu ndimi nshya nk'abari mu cyumba hejuru. Twese turashaka guhamya, turashaka guhamya imbaraga z'umwuka wera. Yes, turashaka guhanura, turashaka guhamya imbaraga z'umwuka wera. Buri muntu wese hano yemerewe gusubiza, nta muntu umwe ndi buhati ibibazo, buri muntu wese yemerewe gusubiza ko muri korali, kandi korali ntekereza ko ni umuryango, sibyo? Yego, niko bimeze. Ndagira ngo Vedasta utwinjize mu bihe bya korali Garedi, ibihe mwita ko ari byiza. Ni ibihe biba bimeze gute? Iyo mwagize ibihe byiza muri korali ni ibihe biba bimeze gute? Hanyuma numara kukinsobanura muhite mufata akanya mutwinjize muri ibyo bihe uko biba bimeze muri korali yanyu. Ni ikibazo gikomeye. Boniface, icyo kibazo kirakomeye, ariko ntabwo mujya mugira ibihe byiza se? Reka mbere kuri icyo, ntabwo mujya mugira ibihe byiza? Ibihe byiza turabigira. Yes, nimba mugira ibihe byiza, ibyo bihe byiza mubigira byagenze gute? Twinjiza muri ibyo bihe. Okay, tugira ibihe byiza nko mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni igihe tuba twasenze twihereranye n'Imana, turi mu cyumba tumaze nk'iminsi 2 dusenga, rwose icyo gihe tuba turi mu bihe byiza. Yego. Ikindi gihe tujya tugira iyo bihe byiza ni nk'igihe korali yagize soruti, tumaze igihe twitegura turimo kuvuga ubutumwa bwiza, tubona abantu barimo bihana. Icyo gihe tuba dufite ibihe byiza. Hanyuma hano uri kuhabona yuko dufite Bibiliya, dufite mbese ibintu byatuma mukora umurimo w'Imana birahari. Ho soruti yo mwayijemo, cyo cyakemutse. Hanyuma gusenga, nubwo tudafata icyumweru cyangwa ngo dufate iminsi 2, reka dufate iminota, hanyuma utwinjize mu bihe by'amasengesho bya korali yanyu. Biba bimeze gute? Mufata ako kanya mutwinjizemo. Nimba rusoma ijambo risome, nimba mubanza gusirimba musirimbe, nimba yes, si ibyo bihese mugahe gato. Iyo tugeze muri icyo gihe cyo gusenga, hano dufite umugabo muri korali. Omfete wikwirirwa unsobanura, mwinjire muri ako gahe. Wikwirirwa ubishyira ku murongo ngo bigenda gutya agahe nko mu minota nk'itanu cyangwa 10 munyinjize muri ako gahe, ndetse n'abandi bantu. Korali ubundi iraririmba, korali igasenga, korali ikagira n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye biri sociale. Kereka nimba mudasenga cyangwa ngo musome n'ijambo ry'Imana, ngiye kujya ntomboza buri muntu, sibyo? Ariko buriya nibyo. Ninjya gutomboza buriya nabanishe uko muba mupanze ibihe byanyu, mutwinjize muri ibyo bihe mu gahe gato, cyangwa se okay, reka icyo nkireke nimba kibagoye ngihindure. Twagiye? Yego. Okay. Kandi aka ni agahe ngira ngo mubonye, ndetse namwe muduteze yombi, mubifate nk'aho ari formire. Nimba ari ugusenga nyine musenge, Imana iboneye ko mwasenze. Nawe usenga kina, sibyo? Uturinde umujinya wa Satani,
isi ishaje uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mw'isi wagaragajeho kunesha kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe ni iryawe 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 Yesu mana tukweretse abakozi bawe tukweretse itorero wirongeye tukweretse n'abasubiye inyuma garura izo ntama zawe mukiza dufite agahinda kenshi ubwo abayoba bava mu kwizerwa muri iyi minsi ikora ibitangaza bamenye kudahinduka muri iyi minsi ikora ibitangaza bamenye kudahinduka ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe Yesu ishimwe mana we ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe Yesu mana ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe Yesu turagushimye nyakubahwa Imana tugushimye kuko uri kumwe natwe muri iki gitaramo komeza kubana natwe muri aka kanya tusengeye umuntu ugiye kugira ijambo tugezaho ndakwinginze kugira ngo ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi ahubwo uryubake ku nkingi z'imitima yacu turatuje rero tugiye gutegera amatwi ijambo ryawe komeza kuba mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu amen amen. Yesu nashimwe cyane Amen. reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abefeso Pawulo yandikiye Abefeso ibice byaho ni 6 ibice byaho 6 turasoma no ku murongo wa 13 ari amagambo meza afite intego ivuga ngo gukomera ku munsi mubi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nagira ngo mbwire abantu bakurikiye radio Inkoramutima muri uyu mwanya mwiza ugiye kubaganiriza iri jambo ry'Imana yitwa Turi kumwe Tarsisi. Ndi umwe mu baririmbyi ba Korali Garedi ariko nanone kandi njyewe dirije wa korali. Reka dusome iri jambo ry'Imana riravuze ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagara mudatsinzwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Aya ni amagambo Pawulo yandikiye Abefeso. Iyo usomye uhereye mu gice cyaho ku murongo wa 10 niho hatubwira uburyo ki umuntu akwiriye gutwara intwaro zose z'Imana, ariko ageze ku murongo wa 13 aravuga ngo impamvu nababwiraga kugira ngo mutware intwaro zose z'Imana ni ukugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu akomeye ku munsi mubi cyangwa se iyo umuntu afite intwaro zose z'Imana agahura n'ibintu bimugoye bimuhije akaba afite izo ntwaro
abasha kubitsinda kubera yuko afite intwaro zose z'Imana. Imana yacu tugiriye neza. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ngira ngo ni mu bice byaho 6 uhereye ku murongo ngira ngo ni 8, reka tuharebe ni umwanya mutoya kugira ngo nabyo bitubere byiza. Turasanga umugabo wakomeye ahuye n'umunsi mubi. Mu Bami ba kabiri ibice byaho 6, turasoma, reka dusome ni inkuru za Elisa ubwo hari ingabo zari ziturutse mu Basiriya zije kugira ngo zimufate. Reka dusome ku murongo wa 16. Ari amagambo avuze ngo, aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze uhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Imana yacu tugire neza. Yesu nashimwe cyane. Amen. Uyu ni Elisa wahuye n'umunsi mubi, ariko kubera ko yari afite intwaro zose z'Imana, cyane cyane Elisa yari afite ikintu bita gutegeka akoresheje ubutware Imana yamuhaye, za ntwaro twavuze mu Befeso. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo izi ngabo zari ziturutse mu Isiriya ngo zije gufata uwitwa Elisa kugira ngo zimugirire nabi, kandi impamvu bashaka kumufata ngo yajyaga ahishura inama z'Abasiriya ari wabo mu Isiraheli aho bita Dotani, ngo hanyuma akamenya imigambi abasirayeli bacura iwabo yo kugira ngo bagirire nabi umwami w'Abisiraheli. Hanyuma rero Elisa uyu nguyu ngo ari mu Isiraheli akabasha guhishura inama zabo. Hanyuma rero igihe kiragira umwami aravuga ngo ni bande batuvamo bakavuga ibyo twavugiye ku murere. Imana tugire neza. Ariko ngo umuntu umwe muri abo bajyanama b'umwami aramubwira ngo muri Isiraheli, Yesu ashimwe cyane, hari umuntu witwa Elisa. Arangije rero aravuga ngo ni ubwo muzi yuko ariwe uhishuriza inama, mureke tujye kumufata. Ariko ngewe njye ntangazwa n'ukuntu batagize ishuri bavuga ati umuntu ishuri inama zibera iwacu adahari tuzamufata tumushobore. Ariko niba babimenya, ariko kwari kugira ngo Imana igaragaze imbaraga zayo. Hanyuma aha twasomye bari bageze kwa Elisa ngo bagose witwa Gihazi, ngo asohotse abona ingabo ziragose koko, ngo arangije agira ubwoba asubira mu nzu, kubera ko Gihazi ntabwo yari afite intwaro zose z'Imana. Bibiri tubwira ko amaso ye yari ahumye atareba, ariko ngo Elisa ngo aravuga ngo Imana iguhumure, ngo arahumuka, ngo arangije nawe amaje guhumuka abona ingabo. Haleluya. Amen. Ingabo abonye ngo asanga ingabo ziri kumwe na Elisa ni ingabo z'umuriro. Nagira ngo mbabwire ngo ingabo z'Imana zirinda umuntu ujya gute uzemera. Haleluya. Amen. Hanyuma rero Elisa arangije ngo aravuga ngo arasohoka amaje kubona ko Gihazi baye mu mwanya amaje guhumuka, ngo arasohoka ari mu butware, ari mu bubasha, kubera yuko uwo munsi wari umugezeho, ari kumugeraho afite intwaro zose z'Imana. Haleluya. Ngo arangije aravuga ngo agera imbere y'ingabo z'Abasiriya, ngo arangije arategeka kubera afite intwaro z'Imana, avuga ngo ndavuze ngo muhume. Imana ishyigikira umuntu wayo ugize gute ufite intwaro z'Imana. Ngo ako kanya ingabo zijya gute zirahoma. Ngo arangije arabaza ngo murashaka nde? Haleluya. Ikigaragaza ko ubutware bwe bwakoze, abaje ngo murashaka nde, bati turashaka kwitwa Elisa. Arangije arabwira ngo ubuso mudugudu wa Elisa sinayo nzira ijya kwa Elisa, ahubwo muzanye kubereka nde Elisa. Haleluya. Amen. Iyo umuntu ari mu butware bw'Imana abasha guhagarara ku munsi mu yarangiza akagira nategeka bikajya gute bikumva. Tujya tugira indi mivuga ngo nibikikije bikajya gute bigaceceka, kuko bifite mutwe birumva. Ngo arangije ngo abijyana i Samariya, tudatinze kugira ngo dukomeze n'indi gahunda. Ngo bageze i Samariya,
ngo umwami w'abisirayeli avuga ngo reka tubice, ariko Elisa umuntu ari mu butware bw'Imana nta nubwo agira nabi. Icyo cyo naragikunze, ahubwo ngo aravuga ngo ntabwo twagira gute abantu twabica, ntabwo twabagira, ahubwo nimubagaburire. Haleluya. Nimubahe icyo kunywa banywe, nimurangiza mubagirire neza, nimumara kubakora ibyo ngibyo ngire gute mubasezerere. Bibiliya tubwira ngo bamaje kubasezerera bageze iwabo mu Isiriya ngo baravuze ngo ntawe uzongera kujya gute gukinisha gutera Isiraheli, ngo kugeza na n'ubu batinya Isiraheli na n'ubu. Iyo umuntu ari mu butware bw'Imana agakomera ku munsi mubi, atuma iyo yakomeye ku munsi mubi bituma n'abantu bagira gute bagira amahoro kubwe. Imana tugire neza. Abantu bari gukurikirana iradiyo Inkoramutima ndababwiye ngo mu bibazo urimo, mu ntambaro rwanisha intwaro. Haleluya. Intwaro zose z'Imana, kandi no ku munsi mugire gute ukoresha intwaro zose z'Imana. Imana tugire neza, kandi Imana yacu bakikire mu izina ryande rya Yesu Kristo. Amen. Yes, Imana iguhe umugisha. Murabyumva rero yuko ntabwo bazi kuririmba gusa, ahubwo n'ijambo ry'Imana bazi kurivuga mu bijyanye na Bibiliya, nubwo n'indirimbo bahimba bazihimba bakurikije ijambo ry'Imana, ariko nibyo murabyumva yuko biba bikenewe. Murwanishe intwaro z'Imana. Umuririmbyi yararimbye ngo urwane intambara nziza. Bishatse kuvuga yuko hariho n'igihe abantu barwana intambara mbi, ariko mwebweho nimba mwumvise iri jambo, nimba mudutega yombi mujye murwana intambara nziza. Yego. Rero nta bandi turi kumwe ni Korali Garedi ikorera umurimo w'Imana hariya mu itorero rya ADEPR Nyakabanda, ariho rero bakorera umurimo w'Imana. Mwabyumvise ko amajwi meza yabo umuntu yayumva ntarambirwe, niyo mpamvu n'ubundi ndagira ngo n'ubundi bongere begere mikro, hanyuma ariko muraza kugerageza muduhamagare turebe yuko telefone yakunze, hanyuma ubundi nibidakunda muratwohereza ubutumwa bugufi kugira ngo tugende tubusoma. Ariko murabibona yuko ku masaha yanyu natwe ayacu byagiye, iyo twatangiye tuba tugiye no gusoza, amasaha yo ntabwo ahagaze. Gambahe nk'indirimbo zingahe buriya? Muraduhamagara mutubwire nibyo. Abantu bari kutwumva baraduhamagara batubwire. Aro station. Karame. Wiriwe neza? Bose turimo kumva neza. Uri kutwumva neza? Ndabumva neza cyane. Asante sana. Duhuriza n'abatumirwa kandi. Bari kukumva niba gusuhuza ubanza hari musuhuza umusaza. Ni Fideli Irongi. Fideli Irongi hariya mu majyepfo. Yego. Meze neza? Meze neza, turashimira Imana tubonye n'akavura. Yego rwose. Ijambo waryumvise? Naryumvise rya Elisa. Kabisa mutware intwaro z'Imana, murwanisha intwaro z'Imana. Sawa turi kumwe turabakurikiranye. Fideli nta kintu wababaza? Ndababaza mu kanya. Urakoze cyane. Hanyuma mbaye indirimbo zingahe? Yewe mwitegure vuba abantu barategereje ko rwose izo ndirimbo mutazisubizayo tutazumvise. Uyu rero ni Mutabazi Jean Claude avuga ngo igitare cy'Imana reka nguhungireho. Allo station. Yego Fideli. Muri izo ndirimbo baturirimberemo n'imwe ya 90 mu gakiza. Ya 90? Mu gakiza iriya Imana y'ukuri. Okay. Sawa. Turaza kwiririmba ubwo ngubwo kuko turaza kugira akanya ko guhimbaza turi no gusoza, hanyuma ubundi rwose tubishyiremo. Abantu bari kutwumva mu bice bigiye bitandukanye rero muraza kuduhamagara. Ndatekereza ko hari telefone yaje gukunda kugira ngo nyine dukomeze. Ntibikubuze kuzamura, nuzamura ndaceceka, nutazamura ndakomeza mvuge.
ntibyasanya n'ibikomangoma, isaha yayo igeze. Imana ikura icyavu ikicazanya n'ibikomangoma, isaha yayo igeze. mureke mbabwire iby'Imana yakoreye uwitwa Mariya. Mwari uciye bugufi yamugize kuba nyina wa Kristo. Mureke mbabwire iby'Imana yakoreye uwitwa Mariya. Mwari uciye bugufi yamugize kuba nyina wa Kristo. Nikura umukene ku cyavu, nikamwicazanya n'abakomeye, yahinyuje imigambi y'abibone, udafite ijambo irarimba. Nikura umukene ku cyavu, nikamwicazanya n'abakomeye, yahinyuje imigambi y'abibone, udafite ijambo irarimuha. Ibikangisho bya Satani bimeze nk'intare ziziritse, ziratonoma, ariko nshuti ugira ubwoba ntacyo zagutwara. Ibikangisho bya Satani bimeze nk'intare ziziritse, ziratonoma, ariko nshuti ugira ubwoba ntacyo zagutwara. Ibikangisho bya Satani bimeze nk'intare ziziritse, ziratonoma, ariko nshuti ugira ubwoba ntacyo zagutwara. Amajoro yose Imana yaremye, ujyana na rimwe ritaryaricya, birashoboka ko bararurira, ariko humura dore uratabawe. Amajoro yose Imana yaremye, ujyana na rimwe ritaryaricya, birashoboka ko bararurira, ariko humura dore uratabawe. Amajoro yose Imana yaremye, ujyana na rimwe ritaryaricya, birashoboka ko bararurira, ariko humura dore uratabawe. iramukurikirana, iraneza maze wigera
izagukiza ineza umuntu agira iramukurikirana iraneza maze wigendere ineza yawe izagukiza reka tubabwire uko Yonatani yagiriye neza Dawidi iyo neza ntiyaheze yaramukurikiranye reka tubabwire uko Yonatani yagiriye neza Dawidi iyo neza ntiyaheze yaramukurikiranye icyo gihe umwami Sawuli yaramaze kumenya amakuru yuko Dawidi atsinze Goliyati bimutera kugira ishyari agambirira nabi mu mutima ashaka uburyo yakwica Dawidi ariko Yonatani yemeza kuburira Dawidi icyo gihe umwami Sawuli yaramaze kumenya amakuru yuko Dawidi atsinze Goliyati bimutera kugira ishyari agambirira nabi mu mutima ashaka uburyo yakwica Dawidi ariko Yonatani yemeza kuburira Dawidi amaze kwimingoma y'ubwami ibuka ineza Yonatani yamugiriye Dawidi amaze kwimingoma y'ubwami ibuka ineza Yonatani yamugiriye arabaza ati ninde wasigaye umuryango wa Yonatani iture ineza arabaza ati ninde wasigaye umuryango wa Yonatani iture ineza habonetse witwa Mifibosheti wari umugaye ibirenge asangirira na Dawidi ku meza amwe kandi asubizwa imisozi yose y'inyarurembo yari yaranyazwe y'inyarurembo yari yaranyazwe habonetse witwa Mifibosheti wari umugaye ibirenge asangirira na Dawidi ku meza amwe kandi asubizwa imisozi yose y'inyarurembo
yari yaranyazwe inyarurembo yari yaranyazwe ubushuti bwa dawidi na yonatani butubera urugero ubushuti bwa dawidi na yonatani butubera urugero ineza umuntu agira iramukurikirana gira neza maze wigere ineza yawe izagukiza habonetse wari umugaye ibirenge asangirira na dawidi ku meza amwe kandi asubizwa imisozi yose y'inyarurembo yari yaranyazwe y'inyarurembo yari yaranyazwe nanjye ako niko nafashe umubyeyi yes muri kubyumva yuko akaryoshye ntabwo gahora mu matwi iyo turi hano muri studio ariko iyo turi hanze tuvuga ko kadahora mu itama turi kugenda tugana ku musozo ariko reka mbabaze mu gihe mwambwiye korali yabereyeho muri ya mateka yose mwagiye mugarukaho ni iki kintu mwibuka mukavuga ngo iki kintu iyo tugitekereje Imana tuzamura ibiganza nubwo ibintu byose ubishimira Imana ariko mu myaka umuntu aba afite hari ikintu kiba koko umva kavuga ngo ahangaha iyo utahadukura nka korali Garedi twarakubonye kabisa hari icyo mwibuka turakibuka tubwire ngewe hari icyo nibuka cya korali yego nibuka ko hari igihe twabayeho mu buzima butagira ibikoresho ibyuma tukajya tujya kubitira ahantu za Bugesera hanyuma urumva ubwo buzima nabwo ntabwo bworoshye ariko iyo tubona dufite ibyuma byacu tudatira numva icyo kintu gitekereza nkumva ari ikintu gikomeye Imana yakoze nkavuga ngo Uwiteka nashimwe ko yarabikoze hanyuma ikindi ni icyuko Imana yatwubatse mu murimo w'Imana hanyuma mu makorali menshi ari hano mu gihugu ibyo ari byo byose abantu baba bavuga ngo iyi ngiyi iraririmba nubwo amakorali yose aririmba ariko korali mufatiraho icyitegererezo ni iyihe niba ihari niba idahari ntuyihimbe yes reka tubyihorere hanyuma reka tubireke hanyuma warumbwiye ikintu cyabayeho kavuga ngo Mana iki rwose cyaraje kiradukubita kiratuzengereza ariko Imana ikidukuraho hanyuma ikindi kintu mwibuka ntuvuge icyo usubije kuri icyo kibazo uvuga ngo iki ngiki Imana yarakidukoreye iyo tukibutse duhita tuzamura amaboko ikintu cyiza Imana yigeze gukora muri korali mugahita mukibonesha amaso mu by'ukuri sinakwibanda mu magambo nubwo nabivuga ariko nagira ngo nakire umwe mu baririmbyi bacu nawe avuge icyo atekereza nyine icyo ntekereza nubwo hari ibindi byinshi ariko nawe avuge icyo atekereza kugira ngo turusheho kunezezwa n'iby'Imana yakoze muri korali mu gihe muri kugenda muntwarira umwanya mwongere mwegere mikoro mwongere mwegere mikrofone mwongere mwese mwegere mikrofone nta kibazo mwegere mikrofone hanyuma twinjire mu gihe cyo guhimbaza hanyuma ubu ngubu ngiye kubaririmbisha cyane hari indirimbo imwe bigeze gusa murayibuka Imana y'ukuri Imana y'ukuri Okay, niyo hari impamvu byari binshanze narindi gucuranga ayi gitare cy'Imana sibyo hanyuma mugiye kuririmba indirimbo imwe yanyu urumva ni muyisoza
turahita dufatiraho akanya, mwajya mushyiraho amakorasi, ariko nanjye ni ukugira ngo ninjire muri korari yanyu nanjye mbashe kubyina. Hanyuma akanya tugiye kwinjiramo, nimumara gusoza iyo ndirimbo ya korari Garedi, turahita dufatiraho turirimbe iyo ngiyo, tugenda dushyiramo n'amakorasi duhimbaza Imana, hanyuma turi no gusoza. Hari iyo basabye nibiza gukunda ay'Imana yuko iyi ndirimbo ya 90 niko numvise, sinzi nimba ari yo ngiyo ya 90. Okay, iyo basabye. Hanyuma rero umuntu uri kugenda aducurangira nazamureho nimba mwamaze kubyumvikanaho, hanyuma ubundi tugende bishyiramo neza. Hanyuma reka mbe niyumvira, hanyuma muraza kuduhamagara kuri ya nimero ya telefone 0787636336 hari umuntu wigeze kutwandikira aravuga ngo turi kumwe twafashijwe. Itorero ubwo uzaba uhagaze hejuru y'ibicu, nzakurebesha amaso yanjye sayundi, nzaguhobera nshira urukumbuzi. Umunsi uzagaruka kujyana itorero, uzaba uhagaze hejuru y'ibicu, nzakurebesha amaso yanjye sayundi, nzaguhobera nshira urukumbuzi. Abera b'Imana, abera nimuhumure, tugiye gutaha iwacu aho tutazongera kubabara. Abera b'Imana, abera nimuhumure, tugiye gutaha iwacu aho tutazongera kubabara. Amakuba n'akarengane, ariko nshuti nimuhumure, Yesu azagaruka kujyana itorero. muri isi tujya duhura n'ibiturushya, amakuba n'akarengane, ariko nshuti nimuhumure, Yesu azagaruka kujyana itorero. Abera nimuhumure, tugiye gutaha iwacu
jwi ritazumva na buri wese uzaduhe kuba mu mubare shukuri mwami Yesu Mwami Yesu umva icyo usaba uzaduhe iherezo tuzumve ijwi ryiza kuko iryo jwi ritazumva na buri wese uzaduhe kuba mu mubare w'abanesha turagusabye mwami Yesu Mwami Yesu umva icyo usaba uzaduhe iherezo tuzumve ijwi ryiza ry'Imana kuko iryo jwi ritazumva na buri wese uzaduhe kuba mu mubare w'abanesha abera b'Imana abera nimuhumure tugiye gutaha iwacu aho tutazongera abera b'umwami abera nimuhumure Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka nami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba Mwami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza nyigishimo nzanezezwa n'ukwa niwe wanguza amaraso kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza nyigishimo
nzanezezwa n'ukwa niwe wanguza amaraso muri isi huzuye uruho n'amahane icyo nkeneye cyose simera ko nyibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuzabona ingororano yanjye ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuzabona ingororano yanjye mw'ijuru sindabona abanzi banjye ukundi nta n'icyo nzahabura mw'ijuru ry'amahoro ndashima imana mvuza impundu ni haleluya haleluya ndarambura amaboko mpimbaza umwami yesu ndashima imana mvuza impundu ni haleluya haleluya ndarambura amaboko mpimbaza umwami yesu kumva amakuru y'umurwa uri kurahatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo haleluya haleluya niko mvuza impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya haleluya ni hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjira haleluya haleluya niko mvuza impundu haleluya haleluya nzinjira mu murwa haleluya haleluya ni hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjira haleluya haleluya niko mvuza impundu haleluya haleluya nzinjira mu murwa haleluya haleluya ni hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjiramo. Yes, ngira ngo nibyo Imana ibahe umugisha. Umwanzi w'igihe n'amasaha ariko buriya tuzongera dutarame kwari kugira ngo nyine muvunyishe ubutaha tuzongere tubakire tugirane igitaramo kirambuye sibyo kandi ndatekereza ko byagenze neza nubwo twaje kugira ikibazo cya telefone igenda itaboneka ku murongo neza ariko abantu bagiye baduhamagaye turabashimiye abatabashije kuduhamagara namwe turabashimiye ndetse abanditse ubutumwa namwe turabashimiye abaduteze yombi namwe turabashimiye ariko mutarava kuri studio alo Karame Fidel mwari mukiri kumwe urakoze cyane Fidel nukuri abo baririmbye ndabashimiye baratunejeje yego nukuri Imana ibongerera amavuta yego noneho rwose Imana ibaha umugisha hamwe na radio Inkoramutima batumiye noneho ikibazo noneho ubwo nagira ngo mbabaze yego nagira ngo mbabaze ni korali yabo igizwe n'abantu bangahe babisubije ariko bongere bagusubize utarava ku murongo nta kibazo igizwe n'abantu 82 nuko Imana ibaha umugisha urakoze cyane sawa ego urakoze hanyuma nshobora kuba nababaje ibibazo bigiye bitandukanye ariko ntabashije kugera kumba mutima zanyu birashoboka yuko hari icyo mwashakaga kubwira abaduteze yombi nimba ari ukubashimira cyangwa se ari n'ikindi mushaka kubabwira ndagira ngo mbahe akanya niba nta kibazo hanyuma mbahe akanya mu bivuge murakoze
korari garedi dushimiye abadukurikiranye bose, kandi ni ukuri korari garedi natwe turi bamwe mu bavuye kure. Wigeze kubaza ikintu Imana yadukoreye kugeza na n'uyu munsi kikaba kikiri ku mitima yacu? Hari ibintu bibiri nibuka. Hari umunsi twakoze urugendo rw'ivugabutumwa ahantu bita Inyabirasi ku Gisenyi. Dutangiye kuririmba hari mu gihe cy'abacengezi, abacengezi baratugota kugira ngo dutahe tuva aho hantu. Ni Imana yahadukuye. Iyo mbyibutse ko hari igihe twatekerezaga ko ubuzima bwacu bwarangirira aho ngaho, ariko Imana ikahadukura. Icyo ni ikintu gikomeye. Hari ikindi kintu Imana yadukoreye gikomeye. Twari muri korari iyo turimo kuvuga, dufite abakobwa 5 bose bakuze. Turasenga, Imana itugirira neza, abo bakobwa bose turabashyingira. Imana yo mu ijuru icyo kintu yo nibutse ko yakidukoreye, ni ikintu gikomeye. Gusa hano turi kumwe n'umuntu watuyoboye igihe kinini, yabaye perezida wa korari igihe kinini. Dusigaje iminota 2. Twamuha iyo minota 2 akagira ikintu avuga. Yitwa Munyensanga Leonard. Yigire hino kuri mikoro agira ikintu avuga muri iyo minota. Nta kibazo. Haleluya. Amen. Byo navuga ni byinshi, iminota 2 mikeya ariko ndavunagura. Murakoze. Yabivuze nitwa Leonard Munyensanga. Ni mu baririmbyi batangiye korari, ndumwe mu baririmbyi w'ikorari kandi nkunda korari garedi. Twatangiye ko yabivuze, wambanjirije umuyobozi wacu, turi abantu 8. Muri abantu 8 harimo giyewe n'umudamu wanjye n'abandi tukiri muri korari. Turi abantu bakuze rero, twakuze turi mu mara 8 baracyarimo muri iyo korari, kandi dukora umurimo w'Imana tukunze. Imana yatugiriye neza muri kuva icyo gihe yavuze korari ntabwo yitwa garedi, yitwaga yari kiri korari Nyakabanda. Yitwa korari Nyakabanda, ariko ikiza kugera yitwa Ebenezer. Ebenezer bivaho ubwo twari Ebenezer bivuga kuzahuka cyangwa se twari tukiri inzahare. Hanyuma tumaze kuba garedi, twitwa garedi ko twari tuvuye hano twari tugeze. Korari garedi bavuga ko ari igishinga gihamye. Twari kumaze kumva dushyitse twitwa garedi. Haleluya. Amen. Imana yatugiriye neza, ni korari garedi ndayikunda cyane, nyibamo neza kandi numva nyikunze kuko hari aho yaratureze, natwe niyo mpamvu tuyikunda. Rero ibyo twavuga kuri korari garedi ni byinshi, gusa icyo nibuka cyiza kinkora ku mutima uyu munsi wa none nuko twagize abaterankunga bakadufasha muri urwo rugendo rw'ubuzahare. Korari Himbaza yatubereye inkoramutima, yavaga hariya hakurya imwogo, kazi kadufasha mu murimo w'Imana, kadutiza ibyuma, yarangiza kaduha n'abaririmbyi. Mu baririmbyi dufite uyu munsi barimo uyu mugabo utuyoboye wahoza abigisha ijambo ry'Imana, ni mubo korari Himbaza. Icyo nacyo yaratwubatse cyane, yari ikomeye kuri twebwe, yarazi ikatumenamo, ikadutiza ibyuma, ikaduha n'abaririmbyi bafatika bakadufasha. Navuze ngo yaduhaye umugabo ndetse n'umudamu we bubaka korari garedi. Na n'uyu munsi wa none ni byinshi dusenga Imana, twarasenga Imana ikaduha amasezerano. Mu byadushimije nabyo, mu masengo twasengaga twegera Imana, yaratubwira ati nzabagira neza. Icyo gihe twavuza ingoma ariko dutira n'ibyuma, gikiza kugera Imana ikoresha umuntu umwe muterankunga nawe ntakwibagirwa, nabyo biradushimisha. Uba mu biryi bitwa nawe yabanaga natwe ariko aza kugenda bita Gustave, Imana imumugisha, aza kuduha ingoma ziradushimisha, bituma korari garedi izamuka. Yes, intambwe korari ikomeje gutera rero ni nini cyangwa se ni ndende kandi ishimishije. Muracyafitiye icyizere Imana. Ndagira ngo umuntu waba abumvise kugira ngo abe yabashyigikira cyangwa se yakurikirana ibihangano byanyu cyangwa se abe yababaza n'ibindi bibazo by'amatsiko, ngira ngo umuntu yababona kuyihe nimero de telefone. Aho ntabwo abantu bari kukumva rwose. 0788 yego 63 yego 48 79 yego. Subiramo 0788 63 yego 48 yego 79. Yes, ngabo rero ni korari garedi hariya kuri ADPR Nyakabanda Kicukiro. Ngira ngo umwami Imana abahe umugisha kandi namwe abaho umugisha kubwo gukurikira